mudugudu wa Kinyana umurenge wa Rusororo abaturage bari mu mirimo yabo yo gukora umuhanda. Ni muri gahunda ya VUP aho abaturage bakennye bafite imbaraga zo gukora babona imirimo, abadafite imbaraga bagahabwa inkunga y'ingoboka. Ubi wanjye nta nzara nta nyota, turakira abantu. Ikiza mbasabiye bavandimwe, Kagame nyakuramba ku ngoma, akomeza areba abageze muri za bukuru, abarinda inzara, abarinda inyota. VUP rero uwavuga ibyayo bwacya bukira. Ubu mbasha kurya neza, ndya ibiryo bitera imbaraga, nkarya ibirinda indwara, nkarya ibyubaka umubiri, kuko nibyo ntahinga nabashije kubihaha. Ndashaka rero ko mu minsi iri imbere muzajya munyumva mu kiganiro Kazi ni Kazi. Njya nkunda kugikurikira cyane. Hari umukecuru ujya uvuga ngo yahereye ku ifu, ngo none afite imodoka n'imashini. Nanjye ndashaka kuzaba umukecuru w'umunyarwandakazi umeze utyo. Ubu rwose Kinyana iratembamo amazi, irimo amashanyarazi, ifite imihanda myiza, ifite imiyoborere myiza. Ejo bundi uturetse na Kinyana n'u Rwanda ni 100%. Banki y'Isi itera inkunga ibikorwa bya VUP mu Rwanda, ari nayo mpamvu perezida wayo ku isi Dr. Jim Yong Kim yasuye ibikorwa byayo muri akagari ka Kinyana. Yashimye impinduka iyi gahunda n'izindi zinyuranye zigenda zizana mu mibereho y'abaturage. Everywhere in the world people are talking about Rwanda. Ahantu hose ku isi abantu bavuga u Rwanda. U Rwanda rwanyuze mu bihe bikomeye mu mateka yarwo, ariko rwarazamutse. Hari ibintu byinshi birimo kuba u Rwanda bifite umwihariko ku isi. Twebwe nka banki y'Isi ni by'agaciro gukorana namwe. Ndi hano kuvuga ngo twabibonye, tuzi ibyo mwashobora, turi kumwe kandi tuzakomeza kubafasha ndetse mu buryo bukomeye mu gihe kizaza. We are with you and we will continue to be with you even more strongly in the future. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu avuga ko kuba umuyobozi wa banki y'Isi yasuye ibikorwa bya VUP muri Gasabo bitanga icyizere cy'imikoranire myiza mu gihe kizaza. Yashakaga kwirebera koko ibyo bintu birahari. Ubu rero ni ubuhamya nawe yabwiboneye ko bihari, amafaranga batanga uko agera ku baturage, uko azamura imibereho yabo myiza. Nkumva ari ikintu cyiza, ntekereza yuko binamuha n'imbaraga bigatuma yumva yuko bakomeza gushyigikira izi gahunda. Banki y'Isi yatangiye gutera inkunga u Rwanda mu bikorwa bya VUP guhera mu 2008 itanga miliyari 4 z'amafaranga y'u Rwanda. Ayo mafaranga yagiye yiyongera ku buryo amaze kugera kuri miliyari 41 zakoreshejwe mu kuzamura imibereho y'abaturage. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, i Kigali.